Shikwingi. Pendo. Pendo. Zanira gatebe aho ngaho. Pendo yicariye hano hanze ndumva ariho hari amahumbezi. Gira vuba. La 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 Papa. Papa. It was at this moment he knew. Oya ntugire ikibazo. Umwana wanjye naramenyereye. Yagize indyo nziza nta kibazo pe. Usibye ko nyine ikibazo kimwe ubona afite imico nyine jaho ine abana b'iki gihe ariko ntarebe. Ni ukuvuga ngo mwebwe ibiciro twavuganye nta kibazo mwaza mukamutwara ntanga nibyo mvuga. Icyaka kimeze nabi mugire muze mungurire ishyano hano bigende mutwara ndareze neza. Oya ndimo ngira ikibazo aho iyo ngingo yo sa problem Toka kure wakibwa. Yego nta kibazo muze muyaza. Icyaka kimeze nabi shaka ako mfite tayari. Utanga sinatanze bakeya aho kugira ngo uzagurure ishyano genda bagutware agira amafaranga ko wagendera ubuzi. Manipulate, mommy. You pretended as if you love her. It was at this moment he knew. Oh shit! Databuja satira demurako Ugize ngo vie ndabona ari origineza ubu ndumva icyakurikiraho Pastor G. Ay karame boss. Ese papa iyo bishatse kuvuga ibi ni ibiciro murankorera. It was at this moment he knew. Hello. Yes Jeff. Umuzigo twawubonye ubu ndakeka ubudukambuye tuje. Sawa mu minota mike cyane ndaba nkugezeho. Turashize none. Sawa. Vie ndumva rero bimaze gukemuka ubu twagenda. Ya. Niko bimeze. Ubwo se uzagira umunwa kugeza rya. Nabisubiramo n'umufatanya. Ese papa koko banjyane ababyeyi ubu ni musigira umutima ko Genda nagukira umwana wanjye. Tazavaho. Unzanira akatavuga. Turashize none. Rero turyo twumvikanye dore ngibi. It was at this moment he knew. Pastor G. Karame boss.
icupa rirakabonye sha